amakuru ariho namwe nababwiye duherekezaga kwerere ko twageze ku ndake ntawe twabonye. Ibintu ni bitatu. General Omega ashobora kuba yarapfuye, abo muri FDLR bagahita bamutaba byihuse. Byanze bikunze yararashwe. Umugabo utoroshye kuko twumvisha amajwi ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ahamagara avuga ati mu nshakire General Omega tuvugane. Byari 2022 cyangwa na 2023. Yaramushaka kugira ngo amwifashishe nyine. Ariko noneho ntabwo mpamya yuko General Omega yaba umurwanyi kuruta Mudacumura, yaba umurwanyi kurusha Nkundiye, yaba umurwanyi kurusha Rwarakabije. Amaherezo ye biranangora no kubitaba General yewe. Mu byiciro nigishije umenya umukuru yabaga ari major. Narabanzaga nkajya muri data nkabaza nti umukuru ninde, ni major, kugira ngo nyine tuganire tuziranye. Nkavuga nti majoro afande mu byubahiro bye nahaguruke mumenye tumenyane, ba kapiteni muhaguruke, ba liyetona muhaguruke, nkamanura nkagera nabo hasi. Yego Viate urakoze cyane n'ukuri uratuganiriza ukadusobanurira ibintu by'amateka. Ni byinshi bihari, aba bagabo bazibukirwa kuri byinshi, bakoze ibintu bikomeye cyane mu buryo bitandukanye. Ariko reka tugaruke no ku biri current, ku biri kuba. Hari nk'inkuru kubona hano ikinyamakuru Umuseke iri kuvuga ku kiganiro bagiranye n'umuvugizi wa M23 ni Dr Oscar Barinda ku ifatwa rya General Omega. Uyu mutwe yavuze ko amakuru avuga ko kuri wa gatanu Werurwe tariki 5 z'ukwa gatatu 2025, ubwo ni kuri wa gatatu bagiye kohereza igisirikare cy'u Rwanda General Ntahuka Pacifique uzwi ku mazina ya Omega. Avuga ko atari ukuri. Ni mu kiganiro kigufi umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 Dr Barinda yagiranye n'Umuseke nyuma y'amakuru yasakaye kuri wa kabiri tariki 5 Werurwe yavugaga ko General Omega yoherezwa mu Rwanda. Icyo kiganiro unyemereye twacyumva ni nk'umunota umwe, hanyuma tugaheraho dusesengura tuganira no ku bindi. Yego umuvugizi mwiriwe neza. Nitwa Ange ndi editor w'Umuseke. Yego twakomeje kubona amakuru avuga yuko M23 yaba ifite General Omega. Aya makuru ntabwo ariyo. Umunyamakuru atajya mubaza niba ayo makuru ifite Omega, umuvugizi ati ayo makuru ntabwo ariyo. Igihuha cyaturutse n'ubaza n'igihuha kirabeshya. Yego anagikwiza ati ni igihuha turagikwiza. Mwakoze. Amakuru ariho namwe nababwiye duherekezaga kwerere ko twageze ku ndake ntawe twabonye. Amakuru ahari nayo yavuze baherekezaga kwerere, bageze ku ndake ntayo babonye. Mashyamba ya Kongo ati yaba yarapfuye, yaba ari mu mashyamba ya Kongo kurusha benshi. Okay, murakoze. Yego ni byo gusa. General Omega yongeye kugaruka mu mvugo. M23 ivuga ko nawe ifite, ariko ikigaragara nawe ntabwo ari mu bikorwa. Nusubiza ibiganiro inyuma urasanga icyo kintu narakikubwiyeho. Ibintu ni bitatu. General Omega ashobora kuba yarapfuye, abo muri FDLR bagahita bamutaba byihuse kugira ngo bazibangatanye ibimenyetso. Kuko mu ntambara y'ifatwa rya Goma nyuma y'urupfu rwa Peter Chirumwami, twumvise andi yakurikiye aranashimangirwa ko General Omega yarashwe, General Omega agapfa. Byanze bikunze yararashwe. Buriya abantu bo muri FDLR bari kumwe nawe nibo baza amakuru ye. Noneho rero sasa nari mvuze yuko ashobora kuba yarapfuye bagahita bamutaba bakazibangatanya ibimenyetso. Cyangwa se yaratorongereye
mu mashyamba ya Kongo hirya iyo ngiyo kure, cyangwa se M23 imufite ikazamutwereka idutunguye. Ni kimwe muri ibyo ngibyo. Ariko jewe nk'uko Oscar Barinda abivuga, reka dutegereze rego ubundi yarabivuze igihe yazanaga Gakwerere, yaravuze ati mutegereze mu minsi mike tuzabaha amakuru ya nyayo. Bivuze ngo hari operation zo guhiga aho yaba aherereye, hari operation zo guhiga aho yaba yaratabwe. Kimwe muri ibyo izaduha amakuru vuba. Rero abo ngabo b'umuseke nibareke gushyuhaguza bategereze. Ikinyamakuru The New Times ubwo cyageraga Kanyamahoro kikabona ya base yari hari ibirometero 3 hafi n'umupaka w'u Rwanda, nibwo bamenye amakuru yuko Omega ashobora kuba atarapfuye ahubwo ari mu mashyamba y'aho ngaho za Kanyamahoro. Uko biri kose amakuru tuzayabona. Uyu mugabo we umusesengurute mu bijyanye no kuba FDLR igihari ikirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda na myaka na 30, umugabo utoroshye kuko twumvisha amajwi ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ahamagara avuga ati munshakire General Omega tuvugane. Byari 2022 cyangwa na 2023. Yaramushaka kugira ngo amwifashishe nyine. Ariko noneho ntabwo mpamya yuko General Omega yaba umurwanyi kuruta Mudacumura, yaba umurwanyi kurusha Nkundiye, yaba umurwanyi kurusha Rwarakabije. Uko byagenda kose, nubwo yarahiye agatsemba yuko atazagaruka mu Rwanda mu butegetsi buyobowe n'abatutsi, ko atazagaruka mu Rwanda hakiri umututsi, ariko amaherezo niba atarapfuye azaza. Ejo bundi nahoze nkubwira nti uyu nguyu Gakwerere yagiye avuga ngo arahunga Inyenzi, yarwanaga avuga ngo ararwanya Inyenzi, ngo azirukankana Inyenzi, none ngizi ziramufite. Ejo bundi bamuhaye Colonel Joseph Mwesige, ziramufite. Ubu ngubu ibyo yatangiye kubazwa ni ubizi, ubu ngo ntabwo mugarukaho. Ariko noneho Pacifique yatorongera, nakomeza atorongera. Kandi noneho uko bakomeza kugenda bicuma niko bakomeza kwiyongerera ibyaha. Mu gihe aramutse atashye neza nk'uko General Kabarebe yamusabye, ubu nta kibazo aba afite. Ubu ngubu ashobora yari kuba afite nka projet yari zabufosa kuri hano mu Rwanda, cyane ko iyo baje bahabwa imirimo kimwe n'abandi. Ashobora no kuza bakaba banamugira komiseri muri komisiyo ya demobilisation, agasigara ahamagarira abandi gutaha. Nk'uko Mutarambirwa Eri ameze muri komisiyo ya demobilisation, yavuye yari Lieutenant Colonel. Nakomeza arorongotane ahunga amaherezo Gashyiga izamushyigura kandi azaza. Gashyiga izamushyigura kandi azaza. Hanyuma biragaragara ko Mudacumura arapfuye, Omega atakiri mu bikorwa byo kuyobora FDLR, ahari hose nta gahuye n'abamanutse muri Sud Kivu bari ku Rwanda. Birasesengura iki ku hazaza h'uyu mutwe wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi? Babuze Mudacumura yagiye kera, babuze Omega, babuze n'uyu nguyu Gakwerere wavuze ku munsi w'ejo. Kuri ubu mu bayobozi batatu bari bafite basigaranye umwe wenyine. Uwo azayobora iki? Cyangwa niyo yabora azagera kuki? Amaherezo azafatwa. Kugeza ubu ngubu nakubwiye yuko ikibazo cya FDLR M23 iri kugenda igikemura gahoro gahoro. M23 ishigaje gukubita rimwe, igakubita Uvira, noneho FDLR ikabirarangiye burundu, hagasigaraho za operation zo kujya kubatoratora mu mashyamba. Kandi noneho hari ibyo njya nkubwira wa mugani na General Kabarebe yabivuze, ati burya M23 naho ifata hose ntabwo ibi bishaka, bo barayishotora. Kandi narabikubwiye kuri mikoro yawe, barayishotora, ishyiraho agahenge bakayishotora, igakubita igakomeza. N'ubu ngubu bibeshye bakayirasaho aho iri, aho ifite ibirindiro hafi ya Uvira, yakubita ukabona Uvira ivuyemo. Ari nabyo nifuza, nibayishotore gaturebe. Kubijyanye na Omega rero, kuki wifuza ko M23 ikuramo Uvira? Kugira ngo ikemure ibibazo byose byari bihari bibangamiye. Uvira ni igifite ibibazo byinshi. Okay, wenda uko iminsi yicuma ubu ngubu abo ku ruhande rwa FARDC nabo bari kugenda biyorganiza bagenga ama defense.
ariko uko bagengamo defense M23 nayo iri gupanga uko izayakubita, uko izayasenya ikayabirindira ikayagenda. Uko turi gutekereza Uvira ni nk'uko twatekerezaga Goma. Uvira nayo byanze bikunze izashyira ivemo. Nibo bari imbere, nibo bareba situation, nibo bareba iki. Baramutse bayishotoyeho gato Uvira byaba birangiye. Ubwo rero ibya General Omega amaherezo ye biranangora no kubita abagenerali yewe. Umuntu wavuye hano ari Suriyetona cyangwa ari Yetona akagenda hariya muri gorira mu ishyamba yipangira amaranka, burya birangora kumwita generali. Yego iyo batahukaga ku bushake bizanye banyuze muri Monisco amaranka yabo barayagumana. Niba ari generali ukabona haje generali wo mu Rwanda bicaranye hariya ku ntebe bari kuganira. Niba ari koroneri ukabona haje koroneri cyangwa generali agiye kumuganiriza. Iyo nabaga nagiye kwigisha Mutobo naheraga mu byiciro nigishije umenya umukuru yabaga ari majoro. Narabanzaga nkajya muri data nkabaza nti umukuru ninde, ni majoro, kugira ngo nyine tuganire tuziranye. Nkavuga nti majoro afande mu byubahiro bye nahaguruke mumenye tumenyane, ba kapiteni muhaguruke, ba liyetona muhaguruke, nkamanura nkagera n'abo hasi. Ubwo noneho tukaganira tuziranye dutanga n'ingero, afande, ubwo nyine amaranka yabo barayigumanaga. Ariko nk'aba bari kuza mu buryo bugoranye, bafashwe barwana, bakoze ibitero bibi, bisha abantu nk'ariya ku Gisenyi ejo bundi, abo ngabo rwose nta cyubahiro bazazana habe namba. Ariko aramutse aje nk'igihe yumva wa muhamagaro wa Fande Kabarebe, ndakumenyesha yuko ubu ngubu General Omega abakomeye hano muri iki gihugu, kuko ni benshi baje bakakomera, bari bafite na position ikomeye kurusha niya uyobora foka, niya Omega uyobora foka. Barwarakabije baraje, Rwarakabije akiza yabanje gusubizwa muri RDF birumvikana. Ariko ari umukomiseri, umwe mu bakomiseri 5 ba komisiyo y'igihugu yo gusezerera abasirikari. Buriya Rwarakabije nyandika mu kinyamakuru Rumuri, niwe watumye njya ku rutonde rw'abantu bigishaga Imutobo. Namuherekezaga nk'umunyamakuru ngiye gutara inkuru z'ibiganiro atanga. Noneho nahagera mu gihe turiho tuganira bikaba ngombwa yuko nanjye mfata ijambo ngasobanurira abo ngabo uko mu buzima busanzwe twasubiyemo tubayemo. Nguko uko yahise abwira wari coordinator wa RDRC, aravuga ati nyamara uriya munyamakuru w'umudemobe numvise aganiriza abantu neza, ni mumushyire kuri list ajya kwigisha. Ku buryo Rwarakabije mbere yo kujya kwigisha yarabanzaga akabaza ngo wa mudemobe w'umunyamakuru yavuyeyo, yasanga ntarajyayo akabihagarika ati nge nzaza ari uko yahavuye, kuko yari yamaze kubona amasomo ndi kubaha. Nguko najyaga kwigisha Imutobo. Ubwo noneho rero ubwo twari turi kuri Rwarakabije. Rwarakabije yari komiseri, yagendaga kwigisha, ni nawe wacyuye benshi, yafataga telefone akabahamagara. Noneho rero Rwarakabije ahita ajya mu kuyobora urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, avamo ajya muri retirement. Noneho asimburwa muri komisiyo ya demobilisation, asimburwa n'uwitwa Mutarambirwa Eri, yatashye ari liyetona koroneri wabaye muri FDLR. Araza bamuha imodoka pick up double cabin, nawe twajyaga tujyana agiye gutanga ikiganiro Mutobo. Noneho abamutobo bamubona ngo guriya ni Mutarambirwa Eri, guzi ko yitwaye bana, batumvaga yuko umuntu babanye mu mashyamba birirwa biba bakora ibiki, bakora ibintu byinshi, ko ari mu modokari double cabin pick up nziza y'umweru. Ubu ngubu nabonye afite n'ijipe wenda nka zimwe z'abagavana. Umuntu wari mu mashyamba hari akaba agenda mu ijipe y'abagavana, mu gihe mudacumura kirindagira aho ngaho yirukanka amaesikote bamuhungisha. Iyo aramukaje nk'uko Afande Kabarebe yari yamuhamagaye, ubu ngubu mpamya yuko nawe ameze neza hano mu gihugu. Watubwiye ku mirwano yabahuje
amacengezi yego mu majyaruguru ubwo nabo rwarakabije yari ahari agashaka tactique yo kwisenyeraho inzu kugira ngo ntibamubone nyuma y'uko bagiye akagenda akongera agasubira muri Congo hanyuma ukambwira uti niwe wandekomanze ngo njye kwigisha iyo muhuye umuntu mwahuriye ku rugamba muri kurwana ari hariya uri hano muri kurasana murongeye muhurira no mu murongo umwe mbere y'uko ujya mu bya politike n'ibindi n'ibyo u Rwanda rushaka wowe utekereza iki bwa mbere ntacyo rega burya abasirikare barwana ntacyo bapfa niyo habaye ceasefire burya abasirikare barahunga mushobora kuvoma hamwe mukajya guhahira hamwe habaye ceasefire burya abasirikare biba bibi iyo hari utangije imirwano naho kuba twararwanye n'abantu bo muri fare urabizi neza yuko muri 94 nko mu kwezi kwa 12 abatarahunze bari bari mu gihugu nibwo babahamagaye babatwara ku mafunzo hahandi izarisonga n'ahandi Gashora niba atari Gako niho ba General Marcel Gatsinzi bapasingiye niho ba Rora Munyakazi bapasingiye niho ba Emmanuel Habyarimana bapasingiye kandi baraje niho uyo Minisitiri w'Ingabo Mariza Munda we yaje nyuma ahubwo wamubanjirije muri Minisiteri y'Ingabo Robert maze kubibagirwa kubera hashize igihe nahe byari nka ryari yabaye muri Minisiteri y'Ingabo ryari ubu ngubu dufiteyo Mariza Munda urabara uyu usigaye uri muri Minema se yego yes Albert Murasira Albert Murasira nibwo bapasinze ni nabwo bya bindi General Kabare bajya tubwira ubwo turasa umwaka w'94 usozwa umwaka ngenda ari ahantu kuri aerodrome ya Gisenyi kariya kabuga k'indege ka Gisenyi buri musirikare yahise yisetingamo kuza kurasa umwaka ntawe ubibategetse ku mugoroba rwose buri wese atangira gupanga amasasu ya teresha umwaka w'94 yego utusoza buri musirikare aribwiriza ati ndarasa umwaka ntawe bimubwirije buri wese bimuzamo noneho kandi rero byari na ngombwa kuko twari tuvuye mu mwaka mubi wenda umuntu avuga ati reka tuherekeze ugende noneho buri wese atangira gupanga amasasu ya teresha niyo amasasu yaka mu kirere noneho yewe imbunda yanjye nta n'amasasu ya teresha yari ifite ahubwo hari umwana wari ufite imbunda ya G3 we yarayafite yayapakiye bigeze nijoro isaha yo kurasa umwaka arasinzira asinziriye mfatiye mbari yo ndashisha iyanjye iguma hariya bukeye haba operation yo gushaka abasirikare bose barashe baje basanga iyanjye n'inzima harashe ya wa mwana abari uhanwa noneho nibwo General Kabarebe yatubwiye ko babakusanyiriza muri Kakigara barashe abo ngabo muri fare bashatse kwitandukanya n'abandi bavuga bati twebwe ntimudukoreho turabo muri fare ngo ni nabwo afande yamuvuze ati ceceka wowe ntabwo uri fare uri ingabo y'u Rwanda burya niho reconciliation yatangiriye buriya reconciliation yatangiriye mu ngabo aho ufata uwarwanaga n'uwo barwanaga ukabahuza bagakora igisirikare kimwe bagahurira mu section uwari muri fare ari kapiteni akayobora basuriye tona babiri akaba wosi akayobora platoon 3 zirimo abantu bari muri RPA mu gisirikare rwose byo ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ukuvuga ngo murareba nayo kabone nubwo waba ufite isasu mu rutugu cyangwa mu kaguru warashwe no muri ko uzi neza akubwira ati bombe yaguya nige wayiteye ukamubwira uti nyamara iyo bombe yahitanye bagenzi banjye ufite fragment z'iyo bombe ntabwo wavuga ngo reka mpite nkirasa kuko nanjye cyandashe ntabwo mu gisirikare bibaho kuko uyu nguyu Nyakubahwa Paul Kagame yagize uburyo amanaginga igisirikare aracyoruganiza neza kiragenda baba abantu bamwe kuri izo mpande zombi agerageza kugenda acogoza utuntu tumwe na tumwe twari mu basirikare bari bafashe igihugu wenda nk'utwo kwihorera n'ibindi kuba rero abasirikare bararwananye urugero M23 bari yajyanye ku mafunzo buriya ni nkuko bimeze naje gusanga M23 ibyinshi ikora ibyo ikora ifite abikomora kuri RPA
neza neza birasa. hanyuma wakomoje kuri Kabarebe mu kiganiro cya mbere asobanura ukuntu hari abasirikare benshi ba- 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 iyo baza kuba bafite umuyobozi ukomeye bari kurwana no kubatsinda byari kugorana no Yego. nta gihugu batakuraho. ariko ingabo z'u Rwanda ntabwo ari abasirikare benshi cyane, niyo bavuga kuri raporo za Loni abagiye gufasha M23 still niyo byaba ari byo wabara umubare muto 3,000 n'ibihumbi 4, bigute igisirikare gishobora gukomera ku buryo niki cyafashije u Rwanda kugira igisirikare gikomeye gituma gishobora gufata ingamba zikaba ikibazo muri Afurika ndetse no ku isi hose. Izo ngamba Afurika y'Epfo ikazikomozaho, izo ngamba Burundi bukazivuga, izo ngamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaziboroza. Ni iki kiri mu gisirikare cy'u Rwanda n'uwe mwihariko hari nk'umuntu wakibayemo gituma igisirikare cy'u Rwanda gikomera? Okay, wenda uburyo RDF yubakitse ubu ngubu ntabwo mbizi, kubera RDF bayigenze tumaze gusezererwa, maze gusezera mu ngabo muri 2003, kandi mpamya yuko RDF yagenzwe 2005 niba atari 2004. Reka ngaruke muri RPA nari ndimo, nigeze kubabwira ngo ngiye kubamenera ibanga rituma ingabo z'u Rwanda zirwana zigatsinda. Mbanza kwakira amatelefone kuri radio bati Viateur iryo bangura rimena noneho urabukoze ishyano. Ndaye ndababwira nti ibanga rya mbere ni ukurwana bazi icyo barwanira, objectif. Ntibanga rya kabiri ntabwo bapanga intambara nk'uko Angola na Zimbabwe bazaga bapanze ku mpapuro. Uko Angola na Zimbabwe bazaga bapanze ku mpapuro, ingabo mu kirere, ibifaru ndetse na infantry. Ingabo z'u Rwanda bapangiraga imirwano batewe n'uko bayibona, icyo twitaga ngo piga amagote kwanza tubone, mubanze mutuze tubanze turebe uko bimeze, bagapanga bakurikije situation. Naho abandi baraza ku rupapuro, niba hano indege barahunga, niba urashe igifaru kimwe barahunga, kubera babona yuko imipango yabo yangije. Ariko abandi bapanga imirwano bakurikije uko bayibona. Uretse gake yego, ni byinshi bihari nk'uko bisobanura byerekana gukomera kw'ingabo z'u Rwanda, ibihe by'amateka byabayeho n'ibindi binakomeye cyane. Ntekereza ko ariyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda gikomeye, kikajya no gutanga umusadarega hirya no hino, nko muri Mozambique na West Africa, ni ahantu zijya zigakemura ikibazo. Ariko se ubundi tunagarutse no kuri abo bazungu, ibyo byo byabashimisha? Okay, byabashimisha bitabashimisha ibyo birabareba. Icyangombwa nuko umuntu akomeza kugaragaza ubuhanga bwe n'ubwitange. Ubundi ibyo uvuga nibyo, ibintu bituma abanyamahanga bagira amashyari ku Rwanda ni byinshi. Ni byinshi cyane. Igihugu cyihuta mu iterambere, imiyoborere myiza, inama nyinshi dutegura kandi zikagenda neza, inama nyinshi umukuru w'igihugu cyacu atumirwamo akazigiramo ijambo, abandi bari hariya bacecetse, kandi akavuga ijambo wumva ririmo ubuhanga n'ubwenge. Ibyo nabyo rwose twajyaga turirimba ngo o Rwanda Rwanda, ngo inchi yetu mali mingi, ngo wabebero wa Ulaya, ngo wanayiriria sana. Ngo u Rwanda rwacu rw'ubukungu bwinshi, abo banyamahanga bararuririra. Nibakomeze nyine batangazwe n'ibyo rukora n'ibyo rugeraho. None se ko Imana yarwihereye umuntu ukwiye akarukura mu mage, twabikoraho iki? Bajye bakomeza banungunike, manunguniko rwose uko bizagenda kose tuzajya dukomeza duhangane n'iyo manunguniko yabo. Reka dusoze. Mu gusoza ndakubaza ku bibazo bihari cyane cyane, ntago twaganira ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dusoze tutavuze ku Burundi. Amakuru ahari aravuga ko zishobora kuba zabyama hari hagati ya Felix Tshisekedi Chilombo, ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na General Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva, ku masezerano bari bafitanye y'agafaranga agomba kumuha ku basirikare Neva amuha. Uko ayo makuru ushobora kuba wayumviseho nawe ko bitameze neza, batari kureba akana mu jisho.
ahubwo ibiri kuba njye nari mbyiteze. Gushwana byagombaga kuba, nta kundi kubyara amahari, bagomba gushwana kubera yuko umusada Tshisekedi perezida w'umusivili yasabye umusada umuperezida w'umujenerali, uretse ko nawe sinzi wigeze ngo kuvuga ngo ni generali itarigeze ikora n'ikosi n'imwe, generali zo mwishyamba, generali nka mu perezida wa Kiyovu nuko mbese generali itarigeze byibura twumve ngo yagiye muri Amerika akora ikosi runaka imuvana ku cyiciro iki n'iki ikamugeza ku kihe. Birasa nabyo, ni nkaho bombi benda kunganya nubwo wenda umwe yarwanye, ariko noneho yamuhaye umusada w'ingabo, none ntacyo zimaze, undi nawe yanze kumuhemba, yamwimye amafaranga. Nta kintu zimaze ingabo z'Uburundi, nta kintu zimaze muri iyi ntambara. None zakoze iki? Hagazaje mu 23 ikiri Bunagana. Yego, ubwo iza EAC zahavaga, muza EAC zaje n'iz'Uburundi zari zirimo. EAC withdrawing mission. So ibi bice byose byavuyemo nyuma ya Bunagana byagiye ingabo z'Uburundi zihari. Yego, kuko nyuma yaho za EAC zivuyemo zitahiye, perezida w'Uburundi yahise yiyumvikanira na mugenzi we wa Kongo amuha abasirikare. Izo ayo bataliyani 19 Jenerali Kabarebe yahoze avuga batangiriyeho. Izo zose rero zaje zize ibaze amabatayo 19 n'amabatayo menshi cyane, ubwo ni nkaho ari division enye n'amabatayo menshi cyane. Ubwo rero kuba yarabamuhaye ntibagire icyo bamumarira, byanze bikunze gushwana ni ngombwa. Nari mbyiteze, wivuga ngo zabyaye amahari, ahubwo ntabwo bacyumvikana byararangiye. Ariko noneho bari muri Uvira, ni ku marembo yabo y'igihugu cyabo, bishobora kuba bitazorohera mu 23 iramutse ifashe umugambi wo kwavansa. Abarundi bashobora kurwana n'umuhenerezo kuko batakaje Uvira, ni nkaho n'igihugu cyaba kigiye. Gutakaza Uvira ntacyo bivuze n'ubundi na Uvira ni muri Kongo. Gutakaza Uvira ni nkuko batakaje Goma. Yego ni hafi yaho, ariko ntacyo bayikoraho. Ni 23 yabishatse yawubambura, ntacyo bayikoraho, bazayitakaza ahubwo bo bagende barinde Uburundi bwabo. Mpamya yuko 23 itazabasanga iwabo. Hagati rero ya Neva na Tshisekedi narabivuze, ntabwo rwose bakongera guhurira mu nama ngo bahoberane baseke babwirana utugambo twiza. Ubu ngubu mpamya yuko ahubwo Tshisekedi atifuza no kujya aho perezida w'Uburundi ari. None ubwo Burundi barakomeza kohereza abasirikare batari kurebana ijisho Murindi na Tshisekedi, nta bandi izabijyana bikize. Ubwo wafata izindi batayo zirenze izo 19 ukageraho iya 20 kugeza ku ya 30. Babuze Sadek, babura bacancuro, yego, babuze n'Abarundi. Yego, bivuze ngo iyi ntambara yabisigewemo FRDC na Wazalendo na FDLR. Baba baratsinzwe gufata bakabura ibyo bice byose bari kumwe n'abo bantu mvuze ruguru, kuri ubwo bakaba bafite resistance yo guhangana. Niyo mpamvu nkubwira yuko ahantu hasigaye M23 kwafata bizayorohera. Bizaba ari nk'umunyenga, no gukubita bikomereza. Uvira nivamo Kindu yo rwose nta n'imirwano izahabera, kuko ibyo ndabizi umukongomani ukubita defense zikomeye ubundi ugashorera. Izi zikomeye zivuyemo ahandi no kwambuka, ahandi no gushorera. Kandi nkuko Afande Kabarebe yabivuze, M20 izira kwishoto, M23 izira kwishotora, urayishotora ikagushyidikana, niko bimeze. Yego, reka ngushimire cyane. Asante sana, urakoze cyane.